nari nkuzaniye icyayi tete. Nta cyayi cyawe nshaka. Se ko nta mukozi dufite, mama wawe akaba adahari, uriyicisha inzara urwaye bigende. Sinzongeye kumva uvuga ngo ndarwaye kuko nta yindi ndwara ndwaye atari wowe. Ariko narumiwe. Ngewe se nagukorera iki ku buryo uvuga ko ndwaye koko tete? Umva niba udashaka icyayi bimbwire, nifitiye byinshi byo gukora. Urumva? Ikindi ndashaka kujya kwigira amategeko y'umuhanda. Uranyoriye aka? Uranyoriye ngo ndusha amashuri. Urandenganya mugenzi wanjye singucyuriye. Ibyumva bihuriye koko nibyo mvuze. Akacu ndakwanga ariko se teteri ko turi abavandimwe nyangira iki? Icyambere ntituri abavandimwe kuko wavutse wenyine nta muvandimwe ugira. Nakubajije ngo nyangira iki? Nabura nkwangira iki? Nkwangira ko papa gukunda kurushwa dukunda ari twe yabyaye. Nkwangira ko natsindwaga mu ishuri watsinze papa kantunganya. Nkwangira ko mu ishuri abantu bose bagukunda bavuga ko uri mwiza kandi utari mwiza habe na gato. Ariko tete usiko wagira ngo uri umwana, umukobwa w'imyaka ingahe uravuga amagambo nk'aba? Akacu byumve singukunda kuko nyoko ntigeze akunda mama, kandi guhora wigaragaza neza imbere ya papa akakwizera bigiye kurangira. Aha, ibitutsi byose natutswe natsinzwe ugomba kubyishyura. Nirwaje umutwe udakira kubera wowe wakagorgiwe kuko wandushaga amanota ntatahanga tuko. Ariko rero urandenganya tete. Nturenganya. Waje unsuzugura ngo ndi umwana. Nakwinginga ngo dusubiremo amasomo ukabyanga. Ugiye gushaka inshuti, ushaka izibirara zitiga. Ubwo urumva wari kuzatsinda ute ko? Icyo nkubwiye cyo nuko nzagaragaza uriwe bidatinza ka uzamenyekana. Nanjye iminsi ndayibarira ku ntoki do. Nkava hano muri uru rugo rwanyu kandi nimbona nduvuyemo sinzarugarukamo. Noneho wemeye ko ari urwacu se? Ntukigenda uvuga ko ari urwa so na nyoko. Ababyeyi banjye bafashe hasi tete, bafashe hasi. Byane ibyo byahe byawe nta wamenye icyo uba wabishyizemo. Intora agatege ndaza kwitekera icyanjye. Ubwo se uramenye ko bagitekara? Mukobwa nk'umutazi no gushyushya amazi. Ibyo uvuze iyo bivuga mama giharisi. Yakureze nabi, nako ndamurenganya. Azi ko afite umukobwa kandi ari biri hanze. Uranutse ngo ndikimaraka. Uranutse. Urashaka umwanya wo kukubwira. Kuko ubu turi hano twenyine tete. Nta mukozi, abana bato bagiye ku ishuri kandi sinagutuka bumva. Mama wawe yagiye ku kazi, marume ari safari. Kurugutura rero. Kurugutura nkubwire kuko nshobora kutazabona undi mwanya. Sohokera mu cyumba wakagorgi. Ndabizi ndakagorgi. Ariko mu bugorgi bwanjye wanyibiye amakayi nanditsemo note kenshi nibimbuze gutsinda ngo mbo wa mbere uze mu banyuma igihe twari tukigana. Naho ngusigiye tutakigana wakoze uko ushoboye ngo ntsindwe nabyo wabonye. Nakomeje gutsinda umva nkubwire wataye umwanya wawe aho kwigukira gucura imigambi yo kungirira nabi igapfuba kubera ko mfite imana. Nyamara njye naguhishiriye kenshi we incuro nakubonanye na cya kirumbo mukundana ngo ni papi musomana. Nizibarika ariko sinabivuze. Ninde se wakuje kubivuga wagacucu? Nta mpamvu nimwe yagombaga gutuma niteranya kuko nubundi byaratinze birigaragaza gutera inda. Abantu bibucucu gusa batazi no gukoresha agakingirizo. Ubwo rero uzi ko nafite amakuru y'inda wakuyemo warabanje guhinjarikanye ko ngo urwaye rushwe. Njyewe se urwaye ahubwo ntiyari guhitanye. Aho wabikureye mavuge se? Ubwo uzi kuri ari umwana wawe wishe. Umunsi beshya ngo bakwibye minervare aho wari wayijyanye simazi. Zibahaka, zibaho. Ikigoryi nyuma y'ibindi byose tete. Nuko ufitenya kugushyikira amafuti kuko nawe atakuzi neza. Twe ntiturinda ruharwa nkawe di. Imigambi yose byawe ntibizwi. Umva nkubwire tete ritega amatwi. Imigambi yose mibi mfitiye uyimire kuko ntacyo uzankoraho. Ndakuzi wese. Na nimugoroba papa yarari hano yinjiriye mu idirishya ndeba. Yo mbishaka mba nabivuze. Nuko nari kubibwira ari nyoko. Wanwari iki se? Kandi aze ngo yabyaye marayika w'umucyo kandi uri uw'umwijima. Igihe uzuvirirana ukamubeshya ngo bagusindishe bagufata ku ngufu. Ibyakubayeho nari mbizi ko arinda nako umwana wakuye muwe nakati. Nyamana na gicucu vira hano. Sohokera mu cyuma ndavuze ngo sohokera mu cyuma kakanya. Kumemukira byose nzabishyira hano. Icyo cyayi wazanye nakikumene wasano. Sohoka. Baba we kanako uje wirwanzwe n'ikibibone kinguze kanako
kinguza nawe uribagire dore narabikubwiye umpindura umusazi ibikize ye baba we mbega abakobwa batonganye we baratongana kandi ntago bari bazi ko mari abaye bakobwa se kandi abo wasize mu rugo yewe ikintu ntera umwaka urubone kandi nyumvira none kuva umugabo wanjye yagenda yarafashe ikindi cyumba kubera iriya nshinzi y'umwana nafashe icyemezo cyo kutazashaka undi mukozi agakora kunyuke igihe cyo kujya kwiga kizajya kugera yarumvise nizere gusa ko atanteshereje umwana umutwe yirwariye urabyumva se erega si ibyo ngibyo nibiki se kandi narabikubwiye Kanako narakubwiye ni mwishwa wanjye aratwite uramakanya ngo bamuroze urushwima so babivuze ugaruye bya bindi rubone kandi ruboneka nzakwirukana ni wanjye n'akazi k'ubuzamu Daniel yaguhaye nzakakwirukanaho we ntuzi ko yakaguhaye naratakambye none utangiye kungendera ku mwana nyamara mushiki wanjye rero mbikubwira ngo ukurikirane umwana wawe hakiri kare umwana wanjye sinamuvuje mu kinyarwanda ntubizi neza imiti bampaye ivura urushwima siyo yamuvuye nubwo byamusigiye ubusembwa mu nda yabaye yarakuyemo inda abifashijwemo n'umusore wayimuteye ngo iki byose byavuzwe n'umvugo we n'umubyara we bacyuriranaga di kandi rero uriya mwana nubwo tutamukunda njye ntangiye kumugarukira ugize ngo ukirubone urumva nyine ukuntu ibintu byagenze akacu yameneye tetera amabanga ye ndumirwa ngo yahe mabanga ndavuga nti burya mushiki wanjye ntiyabyaye umukobwa yabyaye indaya kawe zibaho rubone uranukira umwana nta n'isoni reka urarumcanga ye baba we reka mubwire Kanako umukobwa wawe yakuyeho agahu neza iraranga ni ukuri kw'Imana ariko gusa noneho nuko yari afite abasore bamusangaga mu rugo noneho bakinjira mu nzu banyuze mu idirishya ayo yaba ari amakosa yawe kuko niwe muzamu ndarengana mama we ibyo byabaye ngo kera ntaraza ngewe ibyo uvuga simbyumva rwose subira ku rugo turabisubiramo nimugoroba gusa ufunga uwo munwa wawe Daniel ntazigera amenya ayo makuru ku mukobwa we mbabajwe n'umusore muzamushyingira mva mbese ko cyabaye ikindi wa Mungu muzaba mu mupfunyikiye kibiribiri we buretse wumve ndabeshya se reka ntigendere ariko nyine ntudatangirira hafi umukobwa wawe azafungwa uzi ukuntu nabyumvise ngo afite n'inshuti basangira ibiyobyabwenge wabona banabicuruza funga uwo munwa wawe rero funga uwo munwa wawe urumva ibyo wifuriza umwana wanjye nta soni ni ukuri wantunguye Daniel umuntu ntarenze kuri najya kumva nkumva uranguye ngo nenze duhurira nshaka byihutirwa naje ejo ariko se ndagera iwanjye madi kubera iki Daniel iwanjye ni mu muriro utazima ni mu itanura ryaka ndabizi muvande akacu ntacyo atambwira ejo navuganye nawe ambwira ko ageze kuri kaminuza ariko kandi ko atazigera agaruka iwanjye ngo nimukenera nzamusureyo ndamushyigikiye rwose umugore wawe ntiyigeze amubera umubyeyi wowe icyo ngushinja ni kimwe ni ukumva akanakuze cyane wowe igihe cyose duhura mbwiza ukuri kuri bo nibyo umwana wa mushiki wawe uramukunda ndabizi ariko ikintu cyamubabaje mu buzima nakubwira nzi neza ni ukumubuza kujya kwiga mu kigo bamwohereje yatsinze neza agakomeza kwiga mu ishuri ryigenga ariko hari ahantu amenyereye yakuriye kandi ahakunda turekere aho Dani impamvu yabiteye ndayizi wabisabwe n'umugore wawe n'umukobwa wawe ariko ukize umwana ntiyacitse intege yakomeje kwiga atotezwa ariko atsinda neza ibyo nibyo icyo naguhamagariye rero ndakumva ndashaka kumerekeza kumusura kandi tukamuhibye nubwo imyaka mushiki wanjye yatubwiye itaragera kuki ushaka kuba umataruzi imyaka 25 Dani impamvu ngenda agatinda ishobora kuzatuma umunsi umwe ngenda nkigumirayo madini ngo iki nafashe icyemezo bucece madini buriya si nkunda ngira rwaserera uwineza mushiki wanjye yarabizi uriya mugore nashatse arabizi ariko umwana mwapfaga ntakiri mu rugo rwanyu Dani wikwisenyera rwose umva ndakumva abana 3 nabyaranye na Kanakuze ndabakunda ndabazirikana nzakomeza no kubitaho mu bushobozi bwanjye bwose ariko sinzakomeza gukorera inahangaha madini ibyo ko mushiki wawe atigeze abikwifuriza Dani ibyo ndabizi ariko nabonye umuntu dukoraniyo dushinga iduka kandi biragenda kuko we n'umwene gihugu
ubwo si umugore Dani? hoshya Dani, ndemera ko umugore wagira umunabi pe. Na hariya mu mujyi nta muntu n'umwe bumvikana rwose. Ariko ni nyina w'abana bawe, ni umuntu mwashakanye mukundanye, bimutererana rero. Kuko umurekeye iduka wenyine ntiyamenya kwirangurira, yatana umutwe kuko ntiyigeze atekereza ko yakora udahari. Mbese umva nta mugore ngiye gushaka Madi rwose nkumara impungenge. Ndashaka kumuha isomo, bityo rero mfasha duha umwana wa mushiki wanjye ibye ajye kwiga kaminuza ameze neza rwose. Rero reka nze kubanza nsobanuza umunyamategeko kuko Uwineza yari yaravuze ko tuzayimuha yujuje imyaka 25, ubu afite 21 gusa. Akacu wa 21 asa n'uwagize 5 kubera kuruhira kwa nyirarume. Humura ntazangiza amafaranga. Uko ubishaka rwose, ariko ibyo nkubwo bitekerezeho ni ukuri. Inama yo gutura urugo rwawe sinayikugira, naba mbaye inshuti mbi aho mushiki wawe ari yazangaya rwose. ko wirakaje se kandi none nakoze nuko rwose nsigaye nza hano kugutegereza nkamara iminota n'indi utaraza tete. nuko nshaka kwirinda papi, ngo wirinda sinzongera gutindana nawe kize bingoye. Ninjye wirinda tete. Banza umbwira ahubwo niba diro twakinnye yaraciyemo se nyine. Reka njye mba nziranye n'abatipe benshi bazi guhakenga umuntu w'umwana urumva bakamurangiza wese. Reba jewe dore kuko ni Martin neza. Man, ariko yabaye bogare, tipe yabaye bogare byatari. Mara yanjye we yabaye mwiza. Reba ukuntu asa we, mbega ukuntu hanze ari heza, abantu bose bahita basa neza gutya. Ubwo nta soni yo gushimagiza undi mutipe turi kumwe koko? Nta soni. Ukuri niko kakurya ariko papi, muri byose urabizi neza ko nkwemeye. Hari ibisi ibyo ndabyemeye. Noneho komeza amafoto reba andi mafoto yohereje ariko ngo arayoherereza ibebi rye. Umva rero papi, uhereye ubu tugiye kubateranya umuriro waka. Wowe byihorere gero tugurumane, wowe ibyo bireke ahubwo dore uko namwandikiriye. Soma hano rero, soma neza wabibona ko nabonye ibyo yamusubije se we. Nawe nagakuraga wishe rwose. Ureba yashyizeho akamenyetso ko kubigwa, ubundi ntiyagira ikindi yandika. Mwana we cha papi, nuko tutazabona aho dukora amafoto y'uriya musirebende ngo tuzayateranye n'ayo ndi mutipe, ubundi tumucagere Marita zaka. Reka ubwire tete keretse icyo udashaka. Umva namuteranyije na papa biranga, ariko Marite we ntawe azabona kandi namubura, niko kubabara kwe. Umutegeye ahantu habisha urukundo rurababaza. Yanyibye urwa data, nanjye reka mutwara rw'umusore yakunze bakiri bato. None kibazo noneho nanjye papi nzajya ngutiza telefone umwandikira ibyo ushaka. Tuzafatanya papi kuko nta cyanjye utazi. Gusa nubwo reba saziye mu ishuri wibuke giye ko ngeze muri senior 6. Ubwo urashaka kumbwira ko wongeye ukansiga? Tuza seka aho yewe ntago nkiga hano kandi hagize umfatira ahangaha bikagera ku babyeyi banjye umenye ko bamerera nabi. Genda shira wanteye irongo mani. Genda senyine we kuwirwaje umwaka wose ukarangira nkubona bigoye. Iwanyu disi nabo bazi ko bafite umwana komera umucuruzi w'iyobyabwenge kabuhariwe. None sebo iyo babona afite telefone zihenze batanguriye iPads urayibona bataranguriye na telefone hambara inkweto rero inkweto namba reba hasi inkweto ihenze mwana kandi ibi byose batarabinguriye bumva ko nyavana he kazi yako papi. Njyewe ntuzongere kumbitsa biriya bintu kabisa, ubushize habuze gato ngo mama mfate, sibyo? Izongere papi, sibyo? Reka kubwira ikintu rero utaruzi bana ni diri igenda neza iyo byitwayemo neza nyamara sha urayabona pe. Njye ntacyo nkenera ngo mama kinye, niyo mpamvu ntakwishora mu bintu ibyo ari byose bishobora kumfungisha.
urakoze cyane ive iyo utaza kumerekeza ngo mfate mba nituye hasi. ese byakugendekeye bitaka kuva mu cyumweru gishize nabonye utameze neza. simbizi ive umenya ndota hari nkaza gukanguka nsanga atari byo. none se ni ibiki? nako sindabyumva rwose mbere y'uko nza twari tumenye neza nta kibazo. sinumva ukuntu umuntu ahinduka mu kanya nk'ako guhunga. ni ibiki se we? ni ibiki kutambwira? ive umva nkubaze wigeze ukunda? ariko mwana we narakunze naba ntari umuntu. hari umukobwa se cyangwa umuhungu wagira mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu adakunze cyangwa akundwe? yego birashoboka. ngewe twakundanye muri iyo myaka n'ubu niwe tugikundana. ibyo ari byo byose kuko umuntu aba akiri muto ntatekereza neza ko ari urukundo. none ariko mu by'ukuri ruba ari rwo kandi uko ukura rurakurana rwo ku buryo rujemo agatotsi wumva ubuzima bubishye nk'uko niyumva ubu ngubu. byagenze bite saka? inshuti yanjye magara umusore twakundanye turi bato agasiga ambwiye ko nta wundi azakunda. amaze iminsi anyandikira ibintu simbisobanukiwe. ati iki? uzi umuntu muba mudaherukana akakwandikira akubwira ngo uzace inzira yawe nawe azaciye nta kintu mwavuganye. ko numva bidasobanutse se we? kandi rero nkibona ubwo butumwa yanditse nagerageje kumuhamagara telefone ye iranga neza neza. nta imeri yiwe ufite se? ndayifite ariko nawe yayinyandikiyeho gutyo. ngo iki ko bitumvikana se? muri wikendi wagiye kumureba ukamubaza icyamuteye se ubwo? kandi aba hanze. mwana we yagiye kwiga hanze asiga ambwiye ko ankunda ku buryo yabimenyesheje n'iwabo. icyo gihe numvise binteye isoni ku buryo mama we yazaga kundeba anzaniye ibaruwa yanyandikiye kuko nari ntaragira telefone. ni ukuri numvaga nigiriye isoni. ngo kumane mbese nizo nabonye warambuye ku buriri bwawe? nizisha mvuze ntacyo nguhisha pe. zifata uzisome urebe amagambo yuzuye urukundo Martin yanyandikiraga. urebe amafoto yagiye anyoherereza n'ujuje alubumu nto naguze nkahita urukumbuzi kubera kumukumbura. urukumbuzi bambi. sinumva rero ukuntu namaze kubona telefone kuko nari nariyemeje kuzayitunga ari uko ndangije icya leta. mwihutira gusaba nimero ye nkamwandikira tukandikirana bisanzwe yishimye ko agiye kujya mbona bitamugoye. no mu kanya gato agahinduka. hari ikintu kitagenda neza ka? ufite nimero za mama we se? yego kuko mana ubu ko se nahamagara mama we mubaze iki? umubaze niba umuhungu watasaze. akurumva ibintu mbwira ive ubwo se we wabikora we? umva nimba ari uko njye ababyeyi bacu bombi bazi ko njye na Eliya dukundana nabimubaza ata? bigiye kunesha umutwe ive ndamwihorera mbanze niyigira n'ubundi nari naramubwiye ko nta gukabya urukundo nshaka tutararangiza kaminuza. mbabarira cyane rwose aka urukundo ni rwo rwa mbere rugutera akanyamuneza maze ukiga neza upfa kumenya uko urwitwaramo. ubwo se uziga gute watangiye kurwara umutwe n'isereri kubera gutekereza ko yakwanze? simbizi ive. niko se wizi waba wicaye ko mbona unaniwe koko? nyamara ndakomeye mati. uriruhutsa buri kanya ngo urakomeye koko? ese ugira ngo nimbona mbyaye nzongera mati ni ukuri nzahita nifungisha burundu. wakanzwe n'imyaka maze si ukugira vuba vuba ye? erega abantu bambwiraga ko yansize maze nabonye ukwezi kwa mbere gushize ngira ubwoba ntiwabona ntakibonye n'umwe. abantu bavuga ibyabo kuko baba batazi icyo Imana yageneye umuntu. yego rata ubu rero ndagira ngo ushakire izo mashini ebyiri zanzanye isirifira n'indi doda ariko ikoresha amashanyarazi. turize urajya kubona ubone bazigejeje hano rwose kandi ntugire ikibazo uzigurisha araguha guherekeza kujyana iwawe ngo ba. murakoze cyane ni ukuri njya mbura icyo nabitura. yewe nitwe tutabona icyo tukwitura wize wabaye umwana mwiza cyane. imyaka wamaze urwaje mushuti wanjye ntawayibagirwa ni ukuri. naketse rero ko umusaza wari wunguriye izo mashini nje kugura kuko yaranyihanangirije ngo icyumweru ntigishire zitageze aho nkorera njye n'umugabo wanjye. ubwo rero uwiwanjye yari afite akazi kenshi yohereza njye n'ubundi nsigaye nkora utworoshye. Daniel se wakubwiye atyo se? dore ubutumwa yanyandikiye kandi iyo nimero nakomeje kuyihamagara ntiyanyitaba. uwize uraho neza? mu kanya ndakoherereza ubutumwa bwo kugushimira kuri telefone yawe. mu by'ukuri sinabona uko ngushimira
ubwitange bwawe bw'igihe kirekire. Naranezerewe cyane kubona ufite umuryango wawe. Mbere y'uko iki cyumweru gishira uzagure ibikoresho bizaguteza imbere mu mwuga wawe wo kudoda. Ibyo ubona abandi mukorera mu isantere imwe badafite niryo shimwe mbonye nonaha. Ariko ubundi sinabona uko ngushimira umuntu witangiye uwineza ukabana nawe arwaye, Imana we, ukamurerera umwana ukamuba hafi kugeza asoje urugendo rwe hano ku isi. Imana yo mu ijuru niyo izabigufasha mu byimaze, Imana we. nyuma y'ubwo butumwa rero nagiye kubona mbona amafaranga menshi aje kuri telefoni yanjye. Iyo nimero ndayihamagara, reka da. Dani se ko atari hano mu gihugu? Warebye nimero yampamagaye se? Ariko si nimero ko ari nimero prive harya? Niwe muntu ntigeze ntungira nimero kandi twarabanye mu rugo mu gihe cy'uburwayi bw'uwineza. Mana, niba ari we yakoze kuko udabagiza n'ukuri. Erega wabaye umwana wacu. Mwabaye abanjye Madi. N'uyu munota iwacu baracyavuga ubukwe bw'akataraboneka mwankoreye. Ukantwara mu modoka yawe, umugeni wari utwawe n'umugore. Noneho nibwo bwa mbere bari babonye abageni batwaye n'umushoferi w'umugore. Ni ukuri pe, naciye agahigo iwacu ko mu bukwe bwanjye natwaye n'umushoferi w'umugore. Reka ye. Umva ikindi Madi, umugore w'ikizubazuba. Ariko harimo no gukabya wize. Ni ukuri da. Dore abantu bakuzana imashini baraje. Umva, ni hano ye, ni hano ni muzi. Halo? Yego Martin. Mama uraho? Uraho neza Martin? Ndaho ndakomeye, none se wageze hanze? Nahageze. Ariko hari imbeho nyinshi Martin. Niko nicyo ushaka kumbwira se tumva? Kujya umenya ko uri umunyamabanga wanjye mama. Papa ugomba kuvugana ibindi byose nagira ku mabanga y'umutima wanjye nkayabwira wowe gusa. Ndakumva mwana wanjye. Mama. Umutima wanjye rwose urababaye pe, ntabwo ntuje. Umutima wawe wabajwe n'iki se mwana wanjye? Ninde wambabarije umwana? Mama. Akacu muraherukana. Ujya umuvugisha? Ewe umva rwose naba nkubeshye ntawe mperuka. None se mama, urumva misi naguhaye yo kuhambira warayikoze neza koko? Umva Martin, akiga mu yisumbuye naramusuraga rwose nkanyarukira ku ishuri igihe icyo ari cyo cyose. Umuyobozi we yaranze yamusangaga mu ishuri akamumpa tukaganira. Hanyuma aho agiriye muri kaminuza rero sinongeye gukurikirana amakuru ye. None ubwo ko bigiye kunzanaho? Ngo iki Martin? Nzaza kuko hari ibyo ntumva neza. Ukumva ayo matike twayakura hehe mwana wa? Ntayo nzabasaba mama. Ndi mukuru, sinshaka kubura umukobwa nakunze rwose. Mwana wanjye ko nzi ko muri iki gihe amasomo atakoroheye, ukaba ufite na za stage wabanje ukiga sinabishobora ntatuje mama. Ndashaka kumenya impamvu akashanyagikira amagambo akakarimo kunyishongoraho anjombi yukwasi mu mutima. Iyo mpamvu ndashaka kuyimenya. Ngo iki? Akacunze se ubwo ngubwo niwe ukora ibyo? Ndashaka kumenya icyamuhinduye bigezaho mama. Niba yaranakuze agakunda undi cyangwa akabona atagikwiranye nanjye ukiri umunyeshuri mugenzi we, yabimbwira mu bundi buryo butari ubwo habivugamo muri iyi minsi. Ndumiwe ni ukuri mwana wanjye. Ariko niba aricyo cyaguha amahoro ukabasha kwiga neza uzaze. Ariko mva nkubwire mama. Ntubwire papa cyangwa abavandimwe banjye. Ngo iki?
nzabatungura n'ubundi si bo bazaba bazanye kizabagendanye ntakikubwiye mama. yewe akababaje umutima akazindura amaguru umwana wanjye nta kindi nakubwira. mwana we uzi ukuntu mu kanya nk'ako guhumbya mbungije imitima nkagera kuraka. watekerezaga ko nabaye igisive? imana ishimwe ko nkubonye pe. ive kumubeye cyane nk'umuntu tudaherukana. koko ariko uranarize mwana we. ive natekerezaga ko nkubuze nasaraka. ni ukuri turamarana igihe kirekire ariko ukuntu winjiye mu mutima wanjye ntiwabyumva. bimbwire neza ive wumvaga ko nabaye iki? muratuza. nzi neza ko saa 12 twari kumwe nkubwira ko ngiye gusinzira ngasubira mu masomo nicuye. ukambwira ko wakomeje kwigira kuko utabona ibitotsi. ndicuye rero ndebye ku isaha mbona ni saa 5 z'ijoro. murebye ndakubura ndabanza ntekereza ko wenda ugiye ku musarani. mbonye yashize umwanya ndabyuka njya kureba mbona si uri. umutima urankubise ngo uhamagare mbona telefone yawe irasonera iruhande rwanjye mbira icyuya kirandenga. ubwumvaga ko nabaye iki koko ive? ntekereje ibintu nk'ibihumbi mu kanya gataka. nabanje ndatekereza ntese mama akacu haje umuntu aramuterura aramujyana. ndavuga ntese mukanyira ari umutamukunda yamutumyeho ibirara biramwiba bijya kumwica. ndatekereza ni cyangwa akacu amaze iminsi afite agahinda k'umukunzi wa mwanze yiyahure dore ko byeze mu rubyiruko. mbabarire gutuma utekereza cyane inshuti yanjye. ibyo byose imana ntiyatuma bimbaho kuri iyi tariki ive. none se kuki waje kwicara hanze muri iri joro koko? buriya ngigura telefone nashyizemo itariki n'isaha nazibagirwa mu buzima bwanjye. ni iya none kuko nibwo amatwi yanjye yumvise inkuru mbi ngo mama wanjye birarangiye. ayiwe akacu we. ngigura telefone rero nahise mbyandikamo kandi uko iki gihe kigeze telefone igomba kunyibutsa hakazamo ifoto yanjye na mama wanjye. umunsi duherukana ari mu bitaro ababaye ariko nsekera ngo ameshe uburibwe afite. ihangane warekeye aho koko. turi kandi kirarize. numva mubabariye cyane sinumva ukuntu umuntu aba adafite papa ntagire mama kandi ukabona ntacyo bimubwiye nk'uko umeze. ivete we njye noneho nakuze ntagira papa kandi mama nawe yafashwe n'indwara ndi muto cyane ariko igihe twamaranye urukundo yankunze nirwo rukintunze sinkubeshye. ndabyumva kuko ibibazo nahuriye nabyo kwa marume nari kuba nariyawe nk'uko bivuze mu kanya. ariko abantu ni abagome koko. akacu ko mbona uri umwana mwiza nk'ubwo bagutotezaga baguhora iki koko? buriya bafite impamvu zabo niba atari intumwa za shitani n'iz'imana ntawamenya pe kuko batumye umenya umuntu no kuba utamwizera wese. umuntu wakubabaje numva ntashobora kumukunda ka ni ukuri nkikubona naragukunze ku buryo iyo mba umusore ntawe ari kukuntwara. abantu nkawe rero imana yagiye batambika mu nzira yanjye kugira ngo bankunde bambe hafi. niyo mpamvu ntumva icyateye Marthe kumbwira ariya magambo. twari abana twembi ariko imana yaramukoresheje aramfasha. ive uzi ko hari ubwo nabyukaga ngasanga nta rukweto na rumwe mfite uretse kamambiri. nkibaza uko uwo munsi ndi bwige bikanshobera neza neza. nkaba niye umukozi telefone ngahamagara iwabo wa Marthe. ntumbaze uko yabigenzaga. najyaga kubona nkabona nzaniye udukweto nkambara nkajya kwiga. mbabara tuve muri iyi mbeho ka byaranakonje katwinjire. niyo numvaga njye. egoko mama wa Marthe yamamagaye ive. yego baba inshuro zirenga 10 we ubuse ni amahoro. iyo baba we muhamagare rwose aka muhamagare vuba umenye icyo yagushakiraga. ubwo ntibibeshye wize? si ukwibeshya rwose nubwo mwabikoze mu ibanga rikomeye narabimenye ko ari mwebwe. ahubwo nari narabuze nimero yanyu ngo mbashimire.
maze igihe kinini ntahari kuva uyu mwaka watangira nibwo nje kandi nakoreshaga indi nimero yo hanze y'igihugu nakoreragamo. Nibyo nyihamagaye ari ukugerageza none ndabafatishije pe. Ni ukuri Imana izabampera umugisha mwaramfashije mutitaye ku kindi kibazo icyo ari cyo cyose. Ubu njye n'umugabo wanjye dufite atelier de couture ikomeye mu isantere y'ina. Abana b'urubyiruko bashaka kwiga kudoda turabigisha, mbese sinabona icyo mvuga, ndabashimiye rwose. Nanjye ndishimye cyane ko wateye imbere wize. Natwe watubereye umwana mwiza, mbese navuga ko wahindutse umuvandimwe. Namwe muri abavandimwe. Ibyo nshimira n'ubu ngiye ntabwo ndabyumva. None se ugiye guhakana ko atari wowe wanyohereje amafaranga menshi ukambwira ngo nguremo imashini zidoda zigezweho nkeneye? Amafaranga? Amafaranga yego. Ntabwo ari njyewe wize. Ubu se amafaranga menshi kuriya ninde muntu wari kuyanyoherereza? Ariko uzi ko ngize ubwoba none yaba yaravuye ikuzimu umuyomba we. Ikuzimu? Mana we, none nawe amaze iki gihe cyose nkorera shitani ntabizi. Ariya amafaranga yari menshi cyane nta wundi wari kuyamba. Umuntu wayampaye se akaba atarayakurikiranye koko. Wize? Erega wabona ariho nanjye nkaba ndaho nshinyitse amenyo ngo wampaye amafaranga. Umuntu wayaguhaye ndamukiriza. Ubura rwose nta mafaranga ikuzimu baguhaye. Nari kubigenza nte koko? Ninde papa Tete? Ninde muntu wundi ufite ubushobozi uzi imibanire yanjye na mama kacu? Umukobwa we? Ntibishoboka, ari amafaranga se yayakuraye. Ubikurikirane neza uzasanga ari we. Uriya mwana yaba agira ibanga koko, akabigenza kuriya ntambwire, akazi iwanjye akareba aho nkorera akambwira ngo azankorera ibirenze ibyo mfite ntavuge koko. Undi muntu rero yaba ari Madini. Madini nawe si we ndabizi neza. Uwo mubwiye rero aba ari we ushaka amakuru. Ahubwo reka mpite muhamagara none aha muyo. Nakubwiye ngo ntukangendeho ntiwambyaye, unabimenye ntunashinzwe rubone, uranyumva? Jewe nkugendaho Tete. Ngendaho nkugendaho njyewe n'amabanga yawe yose mfite agerekeranye ngiye nkugendaho. Si amafaranga yanjye ngo uhaze ntayaguhaye ntiwabivuga. Ukagira ngo ndabiyobera. Ariko si iby'amafaranga n'amabanga tubireke rwose. Reka nkugire inama dore ndakuruta kabisa. Umva gabanya pe, gabanya. Ngabanya iki se Toto? Amanyanga Tete. Urakabije. Hari ibintu ukora rwose nkibaza niba ari wowe mwana mushiki wanjye yabyaye bikanshobera rwose. Nzu umujyi ngewe ntukankinishe. None se umujyi ndabyumva urawuzi. Amaherezo azaba yahe koko wa mwana we? Amaherezo y'iki se kandi? Y'imyitwarire yawe. Umusore w'ikiraro urara yurira idirishya hariya ry'icyumba cyawe, kubyuka nijoro ukagenda nyuko atazi aho ugiye ngo uraryamye, kubeshya ngo uriga kandi wararivuyemo kera, amaherezo azaba yahe? Nanjye ntabyo nzi. Icyo nzi cyo nuko iyo ngiye muri night club nkabyina nkaza mu rukerera mba numva nishimye. Ibyo se bikazakugeza ku kitete? Abandi bakobwa mungana ntibashyingiwe, abize neza muri bo za kaminuza ntibazirangije, bamwe si abayobozi iyi wacu. Abandi ntabwo ari abaforomokazi, abandi si abarimukazi, abandi bafite bize. Abandi ni abandi. Ngewe ndi Teteri, sibyo? Ngewe ngomba kubaho uko mbyumva. Yewe mukobwa upfuye ubusa nk'uruhu rw'imburamba bajuramba ahubwo ni ngewe uririmba gutyo koko rubone? Gwiki? Reka da, ni ngewe uririmba rwose, si wowe ndirimbye. Imana izafasha abana bavutse nyuma yawe rwose ntihazagira ugukurikiza pe. Basi ngaho ujya kuryama mushiki wanjye nyine atagusanga ahangaha mu rugo utembagara gutyo n'utwenda nk'utwo yihinze. Nakureba ku kajipo kageze. Wowe uri umusaza Tonto, ntujye umenya ibigezweho. Uri umusaza rwose ujye ubyemera. Myaka ntabwo ari imibare. Alo?
sha papi uri umwana mubi mubi cyane uzi ko nagutegereje nka kubura ngahita nurira moto. uhaze mwana reka za gahunda ngo byakomeye. Bike se byakomeye kandi tete reba uko bigenda sinzi umuntu wataburije ubavuye iwacu. oya sha none se ubwo urumva nabigenza ne ndabigenza ne papi mbishyire he papi ubuse ndabishyira he papi asiki ubuse kimbwiye iki ibyo ni ibiki tete ibyo ni ibiki numva nakubwiye ko nashaka amagambo yawe wa mugore we rwose reka niryamire ndananiwe iriwe mpagaze nanjye ariko sinicaye nkubwiye ko nashaka kumva ijwi ryawe no kukureba simbishaka koko ubwo se wavuga ko uri umubyeyi nyabaki nukumbwiye Dani wowe ko wagendaga ukabiyo waza ukaza uzanwe no gucunaguza umwana ukamubwira ko ari umuswa ko ari igicucu arumva ari we wamwubakaga koko none se nari kumushimira ko abo wanyuma nari kumubwira ko azi ubwenge atahana amanota 0 nuko rero wibona duhuye n'ikibazo ngo ubingerekaho njyenyine ndabikugerekaho nyine iriya myitwarire teteri yayitangiye mutarimuka ngo muze mu mujyi aho mwagereye rero umufata nk'igitangaza aho kumuha uburere akeneye umureresha amafaranga none dore umusaruro uvuyemo. icyo nzi nuko ntacyo ntakoze ngo ndinde umukobwa wanjye ibibazo. Ruboneka yatubwiye ngo iki ntiyatubwiye ko nta munsi n'umwe umukobwa yigeze atambira saa 5 z'ijoro ibyo wari ubizi yatubwiye ko abasore bamusangaga mu cyumba witwa ngo uri hano ariko Ruboneka wamwishinga koko waraze kugenzura no kubeshyura utabyaye gusa ubu ntabarira iminsi ku ntoki akarangiza kaminuza babarira cyane Dani wiza n'ibyamwishywa wawe ubu ikibazo gikomeye no gushaka icyo dukora kugira ngo umwana wacu aze muri gereza. urakora iki se nyine ko yafatanywe igihanga gufatira ibiro 10 by'ibiyobyabwenge mu nzu yangu utabizi witwa ngo uyibamo koko nyine hahanwa babimubikije kuko sivye n'ubucuruzi amaze imyaka myinshi akora kanako nuko rero icyaha kiramuhama ariko dukwiye kugira icyo dukora akavamo n'ukuri kandi navamo nzahita mwohereza iwacu agiye kuba kwa nyirakuru. ubonye uvuga ko tuzamwohereza mu kigo ngororamuco uzamwohereza aho ushaka ariko umwana wanjye adafunzwe Dani. mu by'ukuri rero urumva ndumva dukwiye kumureka agahanirwa ibyaha uti iki Dani umwana twabyaye twaramubyaye yacu koko turanamukunda kandi ariko ntitwamutumye gukora ibyaha igihe cyose twamuherezaga kwiga ntajya ahubwo akajya muri ayo mafuti akaba uwanyuma navuga ukanzahamukana ngo ndamuhohotera ngo umugeranyije na mubyara we n'ibindi byinshi wagiye uvuga sha ngiye ntasubiramo kanako. Dani amambere musaza wanjye yarafunzwe wanga kumufasha amara imyaka myinshi mu buroko none koko ubu uragira ngo n'umwana wacu twabyaye afungwe umva uwambabaza n'uwagwa mu cyaha bimugwiriye kanako naho wakoze icyaha abizi neza kandi yabigambiriye azi neza ko ibyo akora bifatiwemo yabihanirwa rwose ntabwo yambabaza kanako. Dani niba ntacyo ushaka gukora ngo umwana wanjye afungurwe nzirwanaho avemo kandi uzabona ingaruka zabyo. cyori kahore si gutangiye kuntega iminsi undenganya n'amafaranga ufite koko ubu badufungira umwana rahira ko udashaka gukurikira umukobwa wawe mu buroko kanako ubwo utangiye kuvuga amafaranga nakumvise urashaka gutanga ruswa niba ngombwa nzatanga ibyo ntunze byose ariko umwana wanjye atahe ntibazamumanura ndabikubwiye kandi jyewe nawe tuzaba tubyaranyabo. uzakora icyo ushaka gusa agapfa kaburiwe n'impongo niba gufunga ntuzagira ngo sinakubwiye. Yeka usiko wagira ngo warandoze ive n'undi naraguhaye mwana ubu uhagaze aho se nyine uyive ibi bintu byo kuntwara uko ushaka ndabyanze ngiye gukuramo iki gitambaro umva nkubwira ka ndahita ngusiga hano nigendeye kandi sinzongera kuvugana nawe ahubwo reka nkwereka akaririmo gushyiriramo ariko uri muzima ive uyu munsi kwa anniversaire yanjye ibi ni ibiki
uzi neza ko indirimbo nyikunda ariyo ndirimbo nsenga ndirira Imana iyo byanyobeye. Ive ariko si uyu mukobwa ni muzima. Ivete naho hari Martin. No Martin no. Ninjye uhari. Ninjye wasabye Ivete kukuzana hano agacuranga indirimbo ukunda gucuranga iyo ubabaye cyangwa wishimye. Hano we se kutangwamo ntunkumbuye. Mubera ntunde kure Martin. Yambiye. None se ni wowe cyangwa ndarota? Kuki koko? Nk'ubu wabikoreye iki kumara igihe kingana gutyo unyihoreye? Wabikoreye iki Martin? Ahubwo wowe wabikoreye iki? Ko wari uzi ko ngukunda wabikoreye iki koko? Njyewe ngeze nakoze ibiki? Hapa ariko windekura ndacyagukumbuye n'ukuri. None se ko numva ugiye kumpeza umwuka? Ndekura gato nduhuke ndongera ngo hobere yewe. Ubu se ni wowe cyangwa n'undi musa? Nahindutse. None se nimero y'Ivete wayikuye he ku buryo mungamanira gutya ko nzi ko mutaziranye? Gatuzi gukora iperereza sha. Ariko se kuki mu kwezi gushize mama we yamamagaye nambwire kuri na kuko Martin none subaka kanyuriza urarangije nako ntibishoboka. Ufite ibibazo byinshi ugomba kumbaza ndabizi ariko banza tuze. Humeka rwose, zamura umwuka wongere usubizeyo uvugira gatatu rwose ubone gutuza. Humeka. Werega simbyumva wowe Martin. Igihe mama yaguhamagaraga nari imparaka nari nicaranye nawe rwose. Uri umwana mubi n'ukuri. Ubwo wari uhari uricecekera. Uranambabaje. None se si wowe ubiteye? Ninjye wamubwiye ngo aguhamagare numve ijwi ryawe yewe. Numve nibura kukintekereza. Kuko sinabyumvaga pe. Sinumvaga ko ari wowe wanyandikiye amagambo nk'ariya mbabaza. Ankomereza z'urukundo ngukunda. Ngo iki? Njyewe? Wowe nyine. Ariko nyine byose narabigenzuye. Menya ko batwinjiye muri telefone bakoresheje ikoranabuhanga. Ngo iki? Ababikoze nabo ndabamenya. Byose ndabikosora kandi ibyo bakoze bagomba kubiryoza. Martin, ubu si wowe wanyandikiye ko utakinshaka? Uretse no kubikwandikira no mu nzozi sinabirota. Mana we Martin, tumva nakureba singukuraho amaso nuko. Ubundi sura yankuriraho iki nakwizaniye. Kandi buriya nk'uko indirimbo ukunda ivuga ko hari ijambo rimwe yifuza kubwira Imana. Nyine rebye. Nanjye hari ijambo rimwe nifuza kubwira Kacu. Aguteza amatwi Martin. Iryo jambo nshaka kumubwira nuko mukunda cyane. Nuko hashize imyaka myinshi ndose inzozi ntazibagirwa. Kagira inkuru? Izo nzozi nazirose ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10. Icyo gihe nari narengeze mu kigo ngiye kwigambamo. Nari nahageze nizeye ko turi buhahurire nisanga gutya ndahari. Ngira agahinda kenshi. Muri iryo joro ndyamye rero ndota inzozi nge na Kacu duhagaze imbere ya alitari yambaye ikanzu nziza cyane y'umweru imubereye. Uwo munsi yari umugeni n'umukwe. Ariko ubwo uri muzima Martin, uzi kubivuga nk'urota n'ubundi. Kanguka. Ngayo nguko rero dore babiri nge nawe. Nsigaje iminsi 2 gusa ngasubira ku ishuri. Akaruhuko gato nari nabonye kazaba karangiye. Ubundi iminsi myinshi maze niruka ku kibazo cy'abatwinjiriye bakoresheje ikoranabuhanga bashatse kuduteranya. Ariko hagati aho Ego impeta Martin. Ego babo. Mpereza urutoki yewe abo ndabazi byose narabimenye ko hari umwarimu wakwiyongoje. Ariko mani Ivete agira umunwa. Akira urutoki Martin. Sinarukwima naraguhaye umutima wanjye. Kandi ari ukwiye kurindwa kuruta ibindi byose birindwa. Maze uzambabarire uwurinde kubabara kuko nzi wese.
cyo mpereza urwo rutoki. akira n'ukuri waba we. Akacu karame. humura mwana twakundanye tukiri bato sinzatuma ubabara binturutseho. uretse n'ibyo kandi n'uzashaka kukubabaza aturutse ku ruhande azabanza mbone. umva rero kanakuze nkubwire njye ntabwo ari uko mbyumva ni ukuri wari ukwiye kwirengagiza ibibazo ufite ukaza hanze ukerekana ko wifatanyije n'abandi mu byishimo. mbabarira cyane ruboni iby'uburyarya sinabishobora ngo nerekane ko nishimye kandi nshira. nyamara rero ngende wowe nyine nazika inzika yose mbitse nkareba imbere. ubu njyaho nishimire graduation z'abandi bana uwanjye aborera mu buroko. none se wagize ibirori hari uruhare afite mu kumushyira mu buroko? byose ndabizi ruboni kandi ngomba gukora akantu sinatuma banyishima hejuru. ndakubujije kanako ndakubujije. wibwira ko nemeye ko ibirori bibera mu rugo rwanjye kubera iki? sinabirwaniye n'uriya mugore ngo ni Madina nayo ntagishaka mu buzima bw'umugabo wanjye yaragiye kubikoreshereza iwe. ndabizi rwose ko bitari kubera hano. ngomba guhorera Teteri ruboni ubu nawe yari kuba yicaye aha wenda atambaye ikanzu yarangije kuko byari byaramunaniye ariko ari mu rugo iwabo none ari mu buroko. umukobwa we yarizize kanako nako yazize nyine wamushyigikiraga mu bibi byose. nako yazize ariko ubundi uba mu ruhande rwande ruboni. mba mu ruhande rw'ukuri kanako. rw'ukuri yewe ruboneka mbere najyaga iyo njyanye ngakora ibyo umbwiye n'ibibi byose ntatekereje. urumva ariko nyuma yo gufungwa imyaka myinshi naza nkirundurira mu nzoga muramu wanjye ambwira ijambo rimwe numvise ntagomba gukomeza ntyo rero. yakubwiye ngo iki sera? ni ibanga ryanjye na muramu wanjye. bivuze ko usigaye ungambanira na Daniel rubone. ndarengana rwose ijambo yambwiye ntiri kureba na gato rireba njye n'ubuzima bwanjye kandi ni ukuri ntawe uhora ari mubi ntawe ushatse wahinduka kanako. wahinduka kanako ikibi nkora ni iki? Daniel asa n'uwantaye burundu nziza ubusa nawe urabizi. ariko ntabwo ari ubusa kuziza umutima wawe mubi w'umukara wuzuyeho nk'uko umbwiye ngo mfite umutima mubi w'umukara ruboni. genda ibyo nashakaga kumfasha ndabyifasha cyangwa mbifashwe n'abandi. genda se nyine mvira hano. wibuke ko umwana yemeye gukora graduation hano kugira ngo ikorerwe ahitwa iwabo. ariko yirinze guha nyirarume rubanda bakorana ngo rubone ko yananiwe kuzuza inshingano za mushiki we. uramenye rero ntubivange ndakubujije. ndakubwiye ngo haguruka ukarabe mu maso ugenda ukenyere wishimira ibirori by'umwana watoteje ngo atsindwe akanga agatsinda akaba ari na dogiteri. agahinda umwana wanjye afite muri gereza ndakazi ribone ni igikazi jyenyine kuko witwa se ntacyo bimubwiye ari mu kirere yishimiye ibirori bitampaye agaciro. ariko uzi kuriya mwana nanashyingirwa hariho wazambika ikamba ry'ababyeyi yirengagije ibibi byose wamukoreye koko kanako. ntazari inyambike. simbyumva neza kujya utambwiye ko ari wowe koko umwaka ugashira ibiri gashira tugatangira uwa gatatu n'uwa kane utarabimbwiye. nta mpamvu n'imwe nari mfitiye kubikubwira uwize. urumva gusa uko nazaga iwawe ukambwira ko hari umuntu wagugiriye neza utazi numvaga nishimye cyane. simbyumva wowe ni wowe Akacu wakoze biriya? ni njyewe uwize kandi umunsi wo kubikubwira wari uyu narangije kwiga. waraminuje Akacu umukobwa wacu mwiza. disi mama nakorekaniye kuvuga amagambo ababaje kuri uyu munsi. ni umunsi wo kwishima aho mama ari nzi neza ko nawe yishimye ko ntamukojeje isoni ko nakoze ibishoboka byose ngo ngere ku ntego yanjye. arishimye mama cyane mu ngorane nyinshi mu bibazo byinshi mu bubabare bwinshi. Akacu amashuri arayarangije. sinyarangije uwize ngomba kubanza ngakora umwaka cyangwa ibiri ubundi nkajya gukomeza kwiga. uzige mukobwa mwiza wige n'ayanjye wige n'ay'abantu bose batabishoboye. ariko rero banza umbwire ariya amafaranga wayakuye? amafaranga se? amafaranga nyine wayakuye haka?
nizere ko utafashe inguzanyo. Amafaranga rero yari ayanjye kandi nta nguzanyo nafashe. Nyine wayakuye umwana w'umunyeshuri muri kaminuza ukitangira, nubwo wavuga ngo wakoze uturaka hirya no hino ntiwabona ariya mafaranga kuko imashini zisirifira n'izikoresha umuriro zirahenda. Iwacu ninjye wayihagejeje bwa mbere maze ndakora koko. Ubu ndi umukire ni ukuri kubera wowe. Nicyo nashakaga kumva Uwize. Kumva Uwize yavuga ngo ndi umukire. Winjijisha we. Mbwira aho wakuye ariya mafaranga kuko mfite ubwoba yaba ari ikigabo cyayaguhaye. Wumva ibintu nkeke kuko Uwize. Erega gishaka kuyaguha nta n'icyo wagihaye wagikuye nyine. Uwize, amafaranga nayo mama wanjye yansigiye. Ukaba warahangayikaga kuri iyo afite ntunambwire ngo tuve kwa nyokorome tujye kwikodeshereza dukomeze ubuzima. Nanjye sinari nyazi Uwize. Marume na Madine bamaye impapuro zimesha uburenganzira kuri ayo mafaranga n'indi mitungo nasigiwe ari uko ngiye gutangira kaminuza. Disi babaye ababyeyi beza cyane. Mama yarazaho intege nke za Marume ziherereye ko ari ku mugore yashatse. Yaramuzi neza cyane ko atari umuntu mwiza kuva ari abakobwa ku buryo yatambamiye ko babana na musaza w'ibiranga. Arareba asanga imitungo afite yose ntayisiga mu maboko ya musaza we. Nzahura n'ibibazo byo kuzabura na kimwe. Niko gufata inzu y'ubucuruzi afite mu mujyi, amafaranga make yari yarazigamye, bahamagara umunyamategeko bumvikana kubinyandika ariko nkazabigiraho ububasha mfite imyaka 25. None ko bayaguhaye utarayigira? Nabwo bitabasha umunyamategeko bamubwira impamvu bibaye. Marume yari afitanye ibibazo byinshi n'umugore ku buryo yumvaga agiye kujya amara igihe atari inaha. Ikindi kandi nari nangiye kaminuza. Banamubwije ukuri ku bibazo byose nahuye nabyo nkiri muri urwo rugo. None se mwana mwiza, ko amafaranga yose mama wawe yagusigiye wayampaye? Sinaguhaye yose Uwize kuko yari yarayashyize kuri konti ifunze bene zazinda umuntu adapfa kubikuza uko yiboneye yarungukaga. Buriya naguhaye inyungu yungutse gusa. Uko biri kose sinabona uko ngushimira mwana wa. Nukuri umutima wowe neza wasigaye muri wowe. Ibyisi ntibituma ucuye ahubwo bikugira mwiza. None se ahubwo Uwize karame ubu wanyitegereje iki? Wambaye fiança ya Kacuwe kuva ryari kutambwiye mwana wa? Ibyiza biracyaza sha Uwize. Umwaka utanga iki gihe Martha azaba arangije kwiga ubundi aze twibanira. Ariko mana we uri igitangaza nuko Akacu yarakuze. Ubwo navaga iwanyu mu Kanyokoroma nyirukanye nagiye meze nk'umuntu wataye umutwe kuko nari nzi neza ko ntaho ngusize. Nibyo buriya nagiye ntekereza kuzagaruka nka kwiba tukajya kubana iwacu. Nibyo se mpageze nsanga mama yaheze mu buriri. Ntangira kumufuza mu dufaranga duke nari nsigaranye. Uwize karame wivuga byinshi. Nzi neza ko ntacyo nari kubura ugifite. Nibyo nakuze ntotezwa na mubyara wanjye na Mukamarume ariko nakomeje kuba ngewe umugani wa Marthe. Niba uvuga ngo nkundira ko mpora ndi ngewe. Bakubwiye ko ameze ate se Danye? Mushiki wanjye ameze ate? Ntacyo bantangarije rubone. None se bajije muganga arakwihorera? Yewe ubonye ko mukurikiye yiruka akomeje kwiruka arambwira ngo itonde ndakubwira. Kwiki iminsi ibiri yose mushiki wanjye atumva mwinjiye n'usohoka nta n'uwo bemerera ko amugeraho ko kugaracyariho. Nibyo rwose iyi minsi ibiri yose ishize ntarafatanya ijisho na rimwe. Ahubwo se watashye Daniel wajya ukaryama ko mbona nawe uri buvane mu burwayi. Wa mugani watashye ko ndi bugume hano. Oya Kanakoze agomba gukanguka mpari rubone. Nk'umuntu twari tumaze igihe dufitanye ibibazo sinshaka ko mbura uruhande rwe. Byatuma agira ngo namutereranye ku bushake. Ewe waba urenganya mushiki wanjye yarizize. Ariko se we mwari mwireranywe yanyoye ibiki kuko rubone? Waretse akoroherwa akazabikwibwirira koko Danye. Uwo murama wawe se hari icyazi Daniel? Ngenda gushimira ko wakunze mushiki wanjye Danye. Ntacyo utamukoreye pe. Mwarakundanye umushyira mu ishuri ariga. Umuvani wacu muzani naha uramusirimura umutereka mu iduka rikomeye aracuruza arisiga rake.
aradamararaye ariko inzika abitse mu mutima iranga ikaba inzika. ngo iki ngo inzika nyabaki? sinakubwiye ko uwo muramu wawe afite icyo abitse. mushiki wawe yaba yarashatse kwiyahura rubone? ntiyashatse kwiyahura ariko ibyamubayeho ni umutego mutindi ushibuka nyirawo akihahagaze kandi warangiza ugashibuka na nyirawo. ngo byagenze bite rubone? nyine ubyumva ariko ubabarire mushiki wanjye, wibuke agahinda afite kuko imfura ye iri muri gereza, ugirira urukundo wamukunze umubabarire. ndumva ni ukuri mfite ubwoba. byagenze bite rubone? yewe nyine mushiki wanjye ntiyigeze akunda muramukazi we. ngo iki? simbyumva neza. ni uw'ineza uvuga se? niwe rwose, akomeza aruhukire mu mahoro. kanakuze mushiki wanjye ntiyamukundaga ngo kuko yashatse kubuza Daniel kumurongora. none si byo ntibyari byararangiye koko? mushiki wanjye ko ari nk'umubyeyi wanjye wanyitangiye ari we muvandimwe ngira kuri iyi si, yanga ko ngwa mu makosa. hari n'urwango yigeze agaragariza uwo mukobwa nakunze ko yamumbuje yabona byanze burundu, akaba ari wungira inama yo kumushyira mu ishuri ngo yige. ikindi kandi inzika yabikiye uw'ineza yari iy'iki ko yadufashije ku buryo ubuzima dufite ari we tubukesha. yewe undi rero ijambo rimwe yabuze umumweretse ryabaye inzika ikomeye muri we, nuko imutera kwanga umwana we anamwangisha uwo yabyaye. icyo nicyo cyatumye akaca harenganira. iyo ni inzika idafite ishingiro ariko. aha iharigira itarigira umenye ko yatumye mushiki wanjye yanga mwishywa wawe. gusa hajemo n'ishyari nyine kuko yari umwana uzi ubwenge agatsinda mu ishuri, uwatatsinze bakamutoteza ntibimubuze gutsinda. ejo bundi rero aravuga ati reka mbirangize. gusa nanjye ntumbaze uko ikirahure yari yateguriye akacu byarangiye ari we ukinywereyemo. mbese muri make inzika yabikiye mushiki wanjye yayizikuriye ku mwana we kugeza ubwo ashaka kumuvutsa ubuzima. ibyo uvuze ni ukuri Daniel, ariko ubabarire mushiki wanjye ndabigusabye. nako ninjye ubwanjye wabihinduranije, nako narabivanze kuko ntashakaga ko akaca azira ubusa. sinamenye ko ikirahure gihumanyije cyaje kunyobwa na mushiki wanjye. ndumiwe koko. surprise. wose ugeze hano mu biro by'umuyobozi wa gereza gute? umuyobozi wayo ni inshuti yanjye Tete, yitwa Yvette. yagiriwe icyizere na leta ejo bundi nyuma yo kurangiza kaminuza agakora amahugurwa asabwa umuntu kugira ngo ayobore ikigo nk'iki. ndakwinginze rero rwose umbabarire uwo mucuti wawe ntazangirire nabi kubera inabi nakugiriye. njyewe uzi ko utanze Tete? ubundi si ubu ni wowe koko? mwereke ya nkovu y'ikirahuri mama wawe yankatishije se kugira ngo wemere ko ari njye? oya si ngombwa. dore ngiyi yirebe, ni njye akacu mubyara wawe utakunze unziza ubusa. sha imyaka amaze aha ngaha nariza ka nize ko guhemuka ari ibintu bibi mu buzima. nafashe umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana nsanga urwango ari ikintu kibi cyane. uwayobowe n'urwango wese agashaka kugira undi nabi ntiyigeze ahirwa. wowe Teteri wasomye Bibiliya? ni impamvu nasomye inkuru ya Yozefu. ibyo bakuru be bamukoreye nuko bisanze mu biganza bye. none disi reba binsohoreho ndi mu biganza byawe n'iby'inshuti yawe. ntacyo ndi cyo mwebwe muri abantu bakomeye. iyi baruwa ndende wanyandikiye narayisomye kandi nyizanye kugira ngo nkubwire ko nakubabarira utaratekereza kunsaba imbabazi. Tete, nakubabariraga ku kanya ukimara kungirira nabi rwose. warambabariye kuko aka uramutse warambabariye waba uri umuntu udasanzwe ni ukuri. kubera ko Imana yo mu ijuru itakunze ko ibi mwanyifurije bimbaho, niyo mpamvu munagombaga gutanga imbabazi. Teteri wantwariraga noti Imana igakoresha Martin na mama we bakamfotorera izo yanditse nkiga ngatsinda. ndabyibuka disi. Teteri wanjugunyiraga inkweto mu musarani, Imana igakoresha Martin akangurira izindi. uwo munsi sinsibe ishuri.
ni gute nabika inzika koko sha akacu koko uri mu ntoki ndi umwana w'imfubyi imana yakunze ariko izina rya nyogosenge ariwe mama wanjye urarizi ndarizi n'uwineza sinabyarwa n'uwineza na munyaneza ariwe wari data nzarenge kuri ibyo mbika inzika none se we aka wanyemerera ukampobera sinabyanga kuko nkuko nigeze kubikubwira ngo ufata nk'umuvandimwe wanjye wirira sha tete ihangane wirira nukuri ihangane shiri ihangane ihangane rwose reka kurira shaka ndakumva iyo ntishinga cya papi cy'igicucu nkakumvira nkiga cyane ko wemeraga kunsobanurira amasomo yananiraga ubu nanjye mba ndi umuntu nk'abandi inzara muntu igira ibyayo kandi buri wese akagira uko ayoboriye bitewe n'amarangamutima ye n'uburyo yarezwe kuko wareshejwe amafaranga ngendereshwa kubaha umuntu yava akagera nigishwa ku isi kuyibamo ari ukwigengesera no kugirira neza uwo ari we wese uje akugana utarobanuye ayo ni amagambo nabwirwaga na mama wanjye akiriho iyo ngira amahirwe yo kuganira na masenge wenda nanjye nari kumenya ubwenge ariko mama yambwiraga ko masenge atamukunze bityo ko nagomba kubukunda umva nkubwire tete mama wanjye twamubuze twese nzagaruka aha rero vuba nje kukwereka amafoto y'ubukwe bwanjye ubukwe bwawe ubukwe bwanjye na Martha we na Martha se byari ibyo mwanyifurije ntabwo byakunze byose twarabimenye ko ari we na papa mwabikoraga tete kandi Paul kuko Martha niwe wabwiye abashinzwe umutekano ko papa acuruza ibiyobyabwenge akanabinywa bamugezeho rero yashyirishijemo wowe Paul pe cyaba biri ikigome bana yanjye yanganisha niyo mpamvu maze imyaka yose mfunze ataraje kunsura none se tete kuko wabonaga bikubitse ukagira ngo ni ukubera iki yari abizi ko ari bibi cyane yari azi neza ingaruka zabyo maze agushyirishamo urafungwa waguma aho yigaramiye ngira ngo hari bari hafi no kurangiza kaminuza ego umugome we uko ni uguhitamo inshuti mbi nyine umusore w'umugome ariko aka ntacyo utari warambwiye sha nubwo wari umwana kuri njye byose wari warabimbwiye nta kundi none se we karame mama wanjye ameze ati ari aho ejo bundi yavuye mu bitaro nubwo yahinamiranye igice cyose cyo hepfo umunwa nawe warakebanye byose byari byateguriwe nde akacu sha ruboneka byose yarabimbwiye n'abavandimwe banjye barasuye iyo murebye bamusunika mu kagare nibuka mbwira ko ntacyo nzavamo ko ntacyo nzimarira ko nzapfa ntacyo ngezeho none reba niba ugize icyo ugeraho ibyo ntacyo ntibivuze ko ntamubabariye naramubabariye rwose sha uri imfura ka ihangane ndabizi ko nkugora dani none se nk'umuntu yabuze icyo burya kuko sinakubwiye ngo nubishaka nta muntu ukuri hafi ujye ukomanga ku rugi nakomanje habura umuntu uje ndihangana biranga nyine bigenda gutyo tekereza iyo haza umwana agasanga wikoreyeho ibintu nk'ibi koko ntacyo navuga reba nawe uragenda ugahera uzi ko wansize nta muntu wo kunyitaho amahane yawe siyo yatumye wirukana umukozi nawe nagushakiye ngo aguhore iruhande yaransuzuguye kandi urabizi nanga agasuzuguro nuko rero sinzareka akazi ngo nze kukwirirwa iruhande ufite akazi kenshi ikindi ngomba gutegura ubukwe bw'umwana kanako ugomba kumenya ko ubuzima bwawe bwahindutse ukubaha abantu bose kuko niwe ubakeneye kuruta uko bagukeneye numvise ariko ntubifate nabi cyangwa ngo ubyite kugucyurira nawe urabizi uko umeze uko ari wowe ukeneye abantu ndabizi ko ntikuraho nicaye ndabizi rwose ko nahinamiranye
aha ibyo rwose n'uwo ubyivugiye ubyivugire rwose ntabyo mvuze. ubukwe bwashyushye umwana wanjye araborera mu nyururu nanjye mboreraho nicaye mu kagare. ibaza impamvu ari mwe muri mu bibazo nyine ni ubugome bwanyu mwembi. ntugire ngo ngingire imbabazi nka kacu wabababariye ubimenye ko nta kubabarira. ndabizi ko n'ibyo nkora ari ukubura ukugira ubundi wakankuyeho. umva njye sindi umwicanyi nkawe Kanako utaragufatiyeho isomo ry'ubugome azongera ategura igikorwa kibi. kubona ugambirira guhitana umwana ku munsi mukuru we koko. ese ndi umugome Dani ni ukuri ko ndibukaga ijisho rya mushiki wawe yandebye umunsi ujya kumunyereka ntuvaga umujinya mwinshi cyane. hanyuma se ko mushiki wanjye atarakiriho kuki waganjwe n'inzika ukamubabariza umwana kugeza ubwo ushaka no kumuhitana? nako hari undi shari nabonaga uko atsinda mu ishuri wanjye byaramunaniye ko nkumva ngize akana. ako kantu utigeze utsinda ukamutoteza ukampora mu matwi nta kumva ugaca mu mukobwa wawe ako kantu ni kantu nyabaki kakurushije imbaraga. rero nanjye narabyishyuye Dani. wirengagije kuri munsi y'ijoro Kanako wagize ngo warashyikiriye cyangwa wageze iyo ujya. wiyibagije ko nawe ukiri mu rugendo rw'ubuzima nk'abandi bose ubabaza umwana w'imfubyi. Daniel wambariye ko kumeza ukunguka ibibazo mfite bimpagije. kuba byonyine ubabajwe nuko turi